ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Imana nyiramahoro ishimwe cyane, kandi Imana ifite imbaraga ihabwa icyubahiro. Kuri uyu mwanya mwiza duhawe n'Imana, nezerewe Imana mu mutima wanjye. Ku mazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Ndagira ngo kuri uyu mwanya mwiza duhawe n'Imana, niyerekwa nararanye, iri yerekwa nditambutse mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Iri yerekwa nariraranye ndetse ndarizinduka. Ese iri yerekwa ni bwoko ki? Ndagira ngo mbibutse ko ku munsi udasanzwe ngarutse kubabwira ko kuwa gatatu hazaba hatangiye igisibo cy'iminsi 40. Ni igihe Kristo yatangiye ubutayu bw'iminsi 40, yarangiye ndetse na Pasika yabayemo. Yabaye no gutaha kwe kwabaye. Ndabanje kugusuhuza wowe uri kunyumva. Birashoboka ko wari uri mu ntege nke, wari uri mu mbaraga, uri mu mashuri matoya, mwaye nari hejuru ayikirenga, birashoboka. Ndagusuhuje nawe uri mu kazi, waba urimo guhinga, waba urimo gucuruza, wageze mu biro, ubu butumwa ndi gutambutsa burakureba. Haleluya. Ubu butumwa burakureba. Haleluya. Mu gihe nk'iki ngiki, iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko bwanditswe na Matayo ibice 26 ku murongo wa 41, Yesu yazamutse umusozi wa Erayoni, arangije abwira abigishwa be ati, mube maso musenge mutajya mu mosha. Umutima niwo ukunze ariko umubiri wo urananiwe. Nigihe umubiri yari yambaye yabonaga uri mu muca intege, nigihe yabonaga umubiri yambaye uri mu musubiza inyuma. Arangije aravuga reka nsenge. Haleluya. Ngo nuko icyo gihe azamuka umusozi Erayoni. Niyo mpamvu iri yerekwa ryantumye kuzamuka umusozi, nanjye ndawuzamutse ngo nkuzaniriye inkuru nziza duhawe na Kristo. Hari ikintu cyari kizamuye Kristo, nuko yarabuze imbaraga. Juste umutima warakundaga ariko umubiri ukananirwa. N'iryo nanirwa ry'umubiri niwe yashakaga ibimwongera imbaraga, azamuka umusozi witwa Erayoni. Uyu munsi nazamutse umusozi nerekeje ku marembo y'ibisubizo. Ndagira ngo uyu musozi ukubere mushya. Ndagira ngo uyu musozi uze kukubera urufunguzo. Ndagira ngo uyu musozi uze kuguha igisubizo. Yesu azamutse umusozi witwa Erayoni, yarawuzamukanye n'abigishwa biwe. Haleluya. Yarawuzamukanye n'abigishwa biwe, kandi ubwo bari bawuzamutse, ngo bagezemo hejuru, ngo yagiye ku ruhande ngo nk'ahantu watera ibuye, niko ijambo ryambwiye. Noneho ngo amaze kujya aho hantu ngo arasenga cyane, ariko ngo yari afite umubabaro. Yari afite umubabaro, hasengana umubabaro mwinshi cyane. Haleluya. Hasengana umubabaro ukomeye, levo de sese trovevo. Ngo asengana umubabaro, amaze gusengana umubabaro, igitangaza cyabayeho. Haleluya. Ngo ibyuya bye byahise byivanga, noneho ngo akajya abona harimo n'ibitonyanga by'amaraso. Imana itugirire neza cyane. Amaze gusenga iryo sengesho, ngo aragaruka, ngo ageraho ibigishwa be yari abasize, asanga basinziye. Arababwira ati koko munanirwe kwihangana n'umwanya mutoya.
yumva biramubabaje, nk'abantu bagendanye babanye ariko nta yerekwa bari bafite, nta mwuka bari bafite. Haleluya! Birashoboka ko ikibazo nawe urimo ugihagazemo wenyine, akaba nta bantu bari kubona umubabaro uri kubabara. Birashoboka ko bakwirukanye mu bupangayi wari urimo, akaba nta bantu bari kubona ko bari kugusohora. Birashoboka ko uburwayi umaranye iminsi nta bantu bazi kurwaye, ndetse n'ababizi bakaba barimo kubyirengagiza. Birashoboka ko wavuye mu kazi uyu munsi nta kazi ufite, akaba nta bantu bari kubiha agaciro babizi. Ariko humura, marayika w'Imana icyo yakoze kuri Kristo ngo yaraje amwongerera imbaraga, niko ijambo ryambwiye. Nawe hari imbaraga z'ubutabazi Kristo azanye ku buzima bwawe, hari imbaraga zihumure Yesu azanye ku mibereho yawe, hari igisubizo Imana igukinguriye mu bibazo wari urimo, swate by'amashuri, by'ubupangayi, byo kubura urubyaro. Humura, ntiwabonaga umubabaro w'ikibazo urimo, ariko Uwiteka yohereje marayika ngo aze kukubera igisubizo. Uwiteka yohereje marayika ngo aze kukomera. Humura, ubutabazi utabonye ku bantu Imana irabuzanye. Humura, igisubizo utabonye mu nzira wacagamo Yesu arakikoherereje. Haleluya! Ijambo ryarambwiye hariya muri Samweli wa mbere ibice 25 umurongo wa 29 ngo kuko twahambiranywe n'Uwiteka Imana yacu. Haleluya! Ubwo twahambiranywe nawe ntabwo tugifite gucika intege, ubwo twahambiranywe na Kristo. Haleluya! Ntabwo tugifite ibidusubiza inyuma, kuko uzagutunga inkoni azaba yitunze Uwiteka, uzakurakararira azaba arakarariye Uwiteka, kandi uzakugirira neza azaba agiriye neza Uwiteka. Ihangane, ugeze ku marembo yo gusubizwa. Umusozi Erayoni Yesu yazamutse, nawe ntago yari azi ko agiye kubona ihumure rivuye ku Mana, ariko akiwuzamuka ngo asengane umubabaro, ako kanya Uwiteka aramwumva, amwoherereza marayika, amwongera imbaraga. Akira ibisubizo nawe wari ubuze mu nzira urimo gucamo, akira umutekano n'amahoro wari ubuze mu rugo rwawe, akira abakiriya wari warabuze mu kazi wari urimo gukora, akira imbaraga z'Imana mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'uko bukeye n'uko bwije. Imana nyiramahoro ibampera umugisha. Gahunda uyu munsi message irambuye murayisanga kuri YouTube, musearching Prophet Ezekiel TV, muraza kubonaho message tugiye gutambutsa mu buryo burambuye. Gahunda ni yerekwa nazindukanye njyanye ku musozi. Ndagira ngo nkurarike rero uze kuba maso, kandi uburyo mudukurikira turabibashimiye, uburyo n'imisanzu yanyu mutanga kubw'ijambo ry'Imana rihora ritambuka ahangaha, turabibashimiye cyane. Imana ibaha umugisha, mbabwire ngo shalom shalom. Reka dusenge rero twinginga Imana kuko ari ishoboye byose. Data uri mwiza kubw'ijambo ryawe, ni rizima nawe uri muzima. Tubonye impamvu yakuzamuye umusozi Erayoni, aricyo gitumije natwe uyu munsi dufata gahunda yo kuzamuka bijyanye n'iyerekwa wari wazindutse uduha. Mana we, ubutumwa bwawe dushoboze kubusohoza nk'uko buri. Imbaraga z'umwijima turaziheje, gukora kwa Satani turakunanije, ibisubizo biguturutseho ari byo bikingukira ubwoko bwawe uhereye none n'ibihe byose urakoze. Amen.